letre za Paulo yiyandikiye letre, then uri gushaka kumbwira ko ari word of God. Urumva wo uri umubeshyi, ntabwo nshobora kukwizera kereka ibyo Korani koko yamamirije mu idini y'abantu b'abanyakuri. Vuga niba binatari bya Muhammad ntabwo ari ibyo. reka tugereranye icyo kintu uvuze gusa icyo ngicyo sibyo. Ah, inzandiko za Paulo uvuze, uyu Paulo ni muntu ki? Uyu Paulo iyerekwa rya mbere yagiranye ahura na Kristo, uri umuntu usobanukiwe, uragira ikintu utahana uyu munsi. Iyo nk'ubu nkanjye nkiri umuyisilamu, nanjye numvaga yuko abakristo bafite imana zitatu. In fact mba umukristo kera ngitangira nyine numvaga naratekereza nkumva ati se uyu munsi ndasenga imana data, ejo nsenga imana Yesu Kristo, ejo bundi mwuka wera. Iyo dilema nari nyirimo mu minsi ya mbere, and nyine it took time yo kugira nsobanukirwe what it like the sense of this thing sibyo. Ariko nta muntu ushobora gusobanukirwa the infinite God uko iteye, imibereho yayo, uko ibayeho. So ahantu ngiye mbona ha making a sense ni hano. So imana Allah nuvuga ati huwa al-awwal wal akhir, nta tangiriro afite nta n'iherezo afite, kubera ko niwe tangira akaba n'iherezo. Uraba umushyize aha, like he has already existed, like from nta tangiriro afite nta n'iherezo. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose except from Allah gifite itangiriro sibyo. And attribute mu bimwe mu bimugira uwo ari we, nuko ari imana y'urukundo, nuko ari imana y'ikirenga, nuko ari imana y'ibanze, ibintu nk'ibyo byose. So aho ngaho rero niho ngira ikibazo. Imana niba ari absolute one being, like metaphysical, nyine ndi kubivuga metaphysically, niba ari imwe rukumbi, and ikaba yarahoze izi attributes yuko ari imana imwe rukumbi kandi wenda igira urukundo, yakundaga nde? Itari yarema bano ba malayika, itari yarema bano ba Adamu n'abandi bose, yakundaga nde? Nama ariko nizere ko wowe ikibazo utangiye kwibaza ni ibibazo biri up, biri hejuru, ko ntabwo iki kintu wagisobanura mu buryo busanzwe. Nkunze aho utangiye gutekereza uvuga ati ntabwo wabisobanura mu buryo budasanzwe. Actually ndi kugira ngo nkwereke yuko nanjye nawe nk'umukristo nshobora gutekereza nkavuga ati imana ntabwo yakikunda, ntabwo yaba muri being, mu kubaho mu kamero kayo iri selfish, yikunda. Ni ukuvuga ngo iyi imana yuko iyo tuvuga ubutatu bwera tuvuga yuko there is one Godhead, nyine hari ubumana, hari imana imwe rukumbi. Muri iyo Godhead harimo three persons, harimo imana data, harimo imana mwana, habamo na mwuka wera, imana mwuka wera. So iyo uvuze who God is, like who, uri kumva uwo imana iriwe ni one, ni imana imwe rukumbi. Iyo uvuze what God is, icyo noneho breaking it down into this metaphysicals, breaking it down iyo uvuze ati harimo three persons. Ariko wanyemerera nkakubaza akantu kamwe? Sorry gato mbere ko nsobanura, basi byose ubanze kumva ubutatu bwari cyari cyoze, wishaka kuza uza ahantu nyine because you don't understand that. Nanjye nkuko nabikubwiye, we don't understand the entirety of Trinity, kubera ko ntabwo turi imana, ntabwo twasobanukirwa akamero k'imana, ntabwo twasobanukirwa imana who is infinite, nyine ihambaye. Ariko the idea yuko noneho imana niba wavuga ati Allahu al-Ghafur, ni nyirimpuhwe sibyo, iyi Ghafar ayigirira nde? Ni ukuvuga ngo niba zino attributes ziranga imana ari ziri eternal, from zidafite beginning and the end, ni ukuvuga ati ibi ni ibintu byagomba kugira imana, like bidafite itangiriro n'iherezo, like they transcend. Ni ukuvuga ati imana kugira ngo igire impuhwe, izo mpuhwe igomba kuzigirira ikintu runaka. Kugira imana ikunde, igomba gukunda ikintu runaka, because love needs an object sibyo. So Allah rero yaba adependinga, like is constituted on his creation. Allah atangiye kugira zino attributes, yaba akeneye beings, yaba akeneye creation kugira ngo yuzuze ubumana bwayo, if that makes sense. Ni ukuvuga ati ntabwo wamwita Allahu al-Ghafar adafite abantu agirira impuhwe, adafite wenda abamarayika bakosheje abagirire impuhwe. Does that make sense? Kuva mu bumana bwayo rero
to kugira claim ivuga yuko he's one absolute in entirety uvuze metaphysically, it makes no sense. Niyo mpamvu rero akenshi noneho iyo abakristo now I can pick up ibyo bavuga niba bavuga ati trinity, menye yuko harimo three god persons mu mana imwe rukumbi, and they have lived eternally, bari bafite a holy unity and loving one another. So imana rero wavuga ati noneho ifite urukundo because they love these three persons, godhead, this god and one godhead, they eternally loved one another. Uri kumva iyo kind of analogy? But it's like imaginations. Oya, it's basic analogy wakoresha. Because there is no verse. None se wowe ufite verse ya tawhidi iri muri Quran? Ariko Ya tawhidi. you don't have, nkuko natwe tudafite trinity. Ahubwo icyo tugiye kuvuga, ugiye kuvuga ati tawhidi icyo wagenderaho wavuga ati surat al-ikhlas, ukavuga ati wenda hariho imana imwe rukumbi, ibintu nk'ibyo. Nanjye nkuko ugiye kumbaza ati nanjye nkuko ugiye kumbaza trinity, nakwereka nkwereka aho imana like they are one godhead ariko harimo three entire persons zitandukanye. Nkakwereka hano aho imana Yahweh irahagaze iri kumwe n'umuntu hano ku butaka, hanyuma ikavuga yuko Yahweh uri mu ijuru akoze ikintu runaka, kugira nkwereke yuko again harimo different persons mu bumana. Ariko nyine iyo logic niba utari kuyipikinga up byaba bimbabaje, byaba binyereka ko niyo nsenga utari muratekereza niba koko imana ari nyir'urukundo, ari nyir'imbabazi. From eternity, guhera igihe cyose yabayeho, ikeneye uwo ikunda, ikeneye uwo iha imbabazi. Kandi iyi mana ntabwo umuntu yabayeho from eternity obviously. So iyi mana yabayeho from eternity, then yari at one point Allah niba huwa al-Ghaffar, uwo yagiriye impuhwe rero ninde atari yarema bino bintu byose, because everything we know apart from God biri created. So what is the attribute then ibiranga imana yuko ifite urukundo ari nyembabazi? Ntabwo byaba biyiranga, because Allah yaba lacking in some sort. Niba uri kumva iyo analogy iroroshye kuyumva, habwa niba utayumva maybe I don't know ikindi kintu usigaje kumva kabisa. Yes, ndakumva neza, ariko reka mbanze mvuge ko iki kintu uvuze cyuko it's just name, kubera ko imana na mbere y'uko kuvuga ngo yitwaga nyirimpuhwe cyangwa umubyeyi, ni ukuvuga ngo yari ibizi na mbere ko izarema abantu. Kuvuga ngo yari ifite ayo mazina, ndumva cyaba ari ikibazo cyawe cyo gutekereza hafi ko it's just name. Okay, can I prove you wrong on that? Navugaho nuko Okay, let me prove wrong on you on that. So muri surat al-Anfal sibyo ikwereka yuko Allah yita aya mazina 99 by the way. Yavuze yuko umuntu wese uzamuhamagara mu zina ritari amwe muri aya ngaya azaba yatanye. So kuva Allah zino niwe claiming ubwiyo yuko these are divine attributes. So kumbwira ngo ndi gutekereza hafi, you are insulting your God. Actually nanjye nicyo kintu navuga ati Allah yabatekereza hafi, because ari kuvuga ati huwa al-Ghaffar, huwa Rahman, wibanze. In what sense? Ngasobanurira Allah wawe. Let me find ntago nzi impamvu utabyumvishe neza. Oya, wowe uvuze ko n'abandi gutekereza hafi, uvuze ko they are just names, ariko nyandi kubwira Allah niwe claiming this is Allah's claim, not mine. Allah niwe wivugira ati, in fact niwe wivugira ati uzamwambaza mu mazina atarayo yihishuriyemo, uwo nguwo azaba yatanye. I think ni muri surat 7, surat al-Anfal niba ntibeshye. I have noted that somewhere ndi kubitekerezaho. Niba hari umuntu umuhamagaye mu mazina cyangwa se wimvokinga imana adakurikije mu mazina uko yihishuriyemo,
uwo nguwo aba atanye. Koze niho hantu nyine ahita ngira ikibazo bavuga ati so niba Yesu rero at some point niba wenda umusiramu ashobora kuvuga ati Yesu yari Imana, nako Yesu yari intumwa y'Imana, ariko tugasanga according to the gospel Yesu yitaga Imana data. So Yesu yaba ari umumushriki, nawe yaba yaratanye yaramutse yarise Imana data. So iyo ngiyo niyo analogy nari but mfite muri iki wibuke ko kiganiro. ayo mazina 99 yaje ku gihe cya Muhammad, ntago ku gihe cya Yesu ayo mazina aribwo yahishuwe. Alafu noneho ko utangiye kubitekerezaho nuvuga umenye yuko n'ubundi Quran uvuga yuko it was not created, sibyo? Nuvuga aya magambo ni precepts y'Imana, sibyo? Cyangwa se ni ijambo ry'Imana ridafite beginning or end, ibintu ritaremwe in that kind of sense. Kuvuga Allah niba ari kubahereza ano bino bintu mu bimuranga as the divine attributes, niba bavuga ati Ghafar, Rahim, al-Mutakabbir, al-Awwal, ibintu nk'ibyo byose niba ari kubivuga, this reveals his nature transcending from eternity. Uri kumva? So ni ukuvuga noneho let's break down, niba uvuze ati ni Imana y'urukundo, is he okay, hari igihe se yatangiriye kugira urukundo noneho? Ni ukuvuga hari igihe in time in a different time nyine yatangiye kuba Imana y'urukundo ariko imaze kurema abantu, se nicyo waba ushatse kuvuga? Then again yabe beatings the idea yuko Imana then he is not eternal, ntabwo nyine ari Imana y'ibihe byose. Ni ukuvuga ngo Akram, njyewe ku bwanjye icyo ntabwo ari ikibazo kuri njyewe, kubera ko Imana ibyo byose yarabihoranye ku bwayo, kandi nta n'umwe yigeze itubwira story behind yuko tuza ku isi. Ukuvuga ngo mbere abamarayika bari bahari, ntabwo tuzi igihe baremewe. So kuvuga ngo Imana ni iy'urukundo, icyo kintu kiri hejuru kandi kiranumvikana, ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ikibazo nakubaza, ese Yesu niba koko ari mu Mana, mu ijuru muzaba muri kumwe cyangwa azaba yasubiye mu Mana? Yesu tuzaba turi kumwe mu ijuru. Just za Mana eshatu. None se Imana eshatu zibonye hehe? Bivuga ngo Jesus nimba azaba still akiri mu ijuru atembera, ni Imana izaba iri kugenda just n'iyindi imurebera. Uzi yuko usibye n'ibyo ngibyo, reka nkwereke, reba hano muri Genesis igice cya mbere, sibyo? Igice cya 3 tubona Imana hano, naho uba Imana niba yihishurira gradually, sibyo? Reka nkwereke, reba hano ngo Imana ijya guhana inzoka na Adamu, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Ahangaha i-communicating idea yuko Imana can physically appear. Urikumva? So nta kibazo njye na kimwe bifite yuko Imana nyine ntazayibonesha amaso yanjye, sibyo? And iyi Mana, it's a consistent theme igaragaza yuko Imana yajyaga yihishura mu buryo budasanzwe. Reba nk'urugero n'ahandi hantu. Hano ubwabyo dukomeje hano mu itangiriro, reka turebe mu bice 18. Hano Uwiteka, reba hano Uwiteka, so by the way, Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure, yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Uri kubona ko God, Uwiteka hano it's Yahweh, sibyo? Imana it takes physical form ikihishurira abantu. Yubura amaso abona abagabo batatu. Yego. So noneho hakomeza yubura amaso. Yeah, if you can cool down, ndacyakomeza nzi gusoma by the way. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe. By the way, muri aba bagabo batatu ari kubona, Uwiteka barimo. Hano Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti by'imyeroni bya Mamure. How do we know? Let's keep reading. So agiye kubazimanira,
agiye kubakorera icyo kurya n'iki byose, baramubwira ati bikore nk'uko bivuze nyine, ubigenze uko bivuze. And this God literally sit down, barasangira. Aburahamu arihuta, ibintu nk'ibyo byose, Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa, yenda amavuta, ibintu nk'ibyo byose, arahagarara iruhande munsi ya cya giti, bararya. Reba hano umurongo wa 8, yenda amavuta n'amata n'inyama z'ikimasa yatetse, abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti, bararya. So you see God haracyari nabo abagabo babiri nyine, to make abagabo batatu bamubonekeye, ariko ijambo ry'igiheburayo tubona yuko ni ya Mana nyine ko yihishuriye as in God, Uwiteka, tetragrammaton word Yahweh. So baramubaza bati nyine ukomeza muvuga ibintu nk'ibyo ngibyo, and it's a common theme. So hano nubwo abantu batari bagatangiye kumenya uko Imana yihishurira, this is the first book ya Bibiliya, uri kubona yuko Imana can physically appear. So ntabwo ari ikintu kidasanzwe ku mukristo kwizera yuko God can manifest, so can physically be seen, uri kumva. So n'ahandi henshi harahari ubona yuko Imana yihishura igafata nyine physical form kugira ngo ibe ihari, kandi as literally akaba ari Imana yafashe akamero k'umuntu. So rero kuba Imana rero yahinduka umuntu, nk'uko wari wakomeje kubikomozaho ngo Imana ngo yaba umuntu, ahubwo icyo nicyo kiyigira Imana, kuko Imana ishobora byose. So Allah udashobora kwinteractinga n'ubwoko bw'abantu nyine wagira ngo ni Imana y'ikivejuru, wagira ngo tubona nk'ibivejuru, like he doesn't want to interact with us. So iyo Mana njye rero nyibona nk'Imana y'igihuha, like Imana nyine idafite nyine idafite imbaraga. Like iyo uvuze Allahu Akbar, Imana ishobora byose, like niba idashoboka, niba idaba yashobora gufata mbese isura runaka, niba idashobora kuba yajya mu mubiri, like niki kiyigira Akbar? Like that again, buri kintu cyose twajya kuganiraho in Islam it leaks, kiravirirana, ariko mva ya niyo nsenga. So Imana kuba yahinduka umuntu, ahubwo ngira ngo uri kubona ko ku mukristo ntabwo ari ikintu wamufata uvuga ati Imana yawe rero kuba yaba umuntu ni ikintu kibi. No, it's a consistent thing. Imana irihishura mu buryo butandukanye, uri kumva. Imana ishobora gufata umubiri rwose, ikambara umubiri, ikaza ikaganira n'abantu. That's a common theme muri Bibiliya. Ahubwo Allah ni iki kintu kimurimita, like ni iki kimurimita? Ni twebwe abantu tumutera isoni, ntibimeze gute? Kuki ataba umuntu? ni ukuvuga ngo Allah birashoboka, ibyo ashoboye byose, kubera ko kuvuga ngo ntiyaba umuntu ndabyemera, ashoboye byose, ntiyashoboye yabona umuntu, but Okay. nta na hamwe okay, reka ndakumva rwose, bakomeze. Allah kuba yaba umuntu byo yabikora, ariko kubera ko uko mbitekereza, kubera ko intumwa ya nyuma yaje ari we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndibaza ko no mu butumwa yatubwiye ko nta bundi buhanuzi buhari cyangwa ibindi bintu bidasanzwe inyuma. Niyo mpamvu rero tutizerera muri ibyo bintu. Ubuhe buhanuzi se? Ubuhanuzi buza nyuma ya Muhammad ni ubuhe? Ahubwo wowe ubwo aho ngaho niho nakugira ikibazo nkakikubaza, niba Quran ivuga yuko nyine abakristo nyine aba ahli al-kitab, abansar wal yahud bagomba kujudging according ku byo bahawe,
Taurat wal Injil, and tukabona yuko it's a common, niba tujagenze muri ibyo ngibyo birimo, tuhita tubona on basic things, Islam cyangwa se Quran cyangwa se uwo Allah a contradicting ibintu biri basic nk'ibyo ngibyo nyine. Okay, I don't want to get deep because I don't know sinzi uburyo uri bubidefend, like nyine ibintu biri basic nk'ibyo ngibyo ihita bicontracting, wowe ubyumva gute? Kubera yuko uvuze yuko ubuhanuzi nyine buzaza nyuma, twebwe Bibiliya itwereka yuko sibyo, twereka yuko hari benshi bazaza biyitirira izina ry'ubuhanuzi, ariko abo ngabo ni nk'amasiga yiyambitse uruhu rw'intama. And Muhammad exactly, twebwe niko ahubwo tumubona, niyo picture tumubonamo, tubona yuko nta kintu gishyashya azanye, ahubwo ibyo ufite ni ibifabrikano. Dushobora kureba tukamenya every source, like ibintu byanditse muri Quran today bizwi inkomoko zabyo. Hari ibintu biri muri Talmud, kandi Talmud yuzuye midrashim, ubusobanuro bwa Talmud bwuzuye muri 500 contemporary era. So niba mu mwaka wa 500 iyi midrashim yari yuzuye kandi hakaba hazwi stories zari zirimo, and ugasanga izo story ziri kuboneka muri Quran, kandi Allah ari kuvuga yuko yazinspirinze Muhammad. Again ukibaza like what's going on? So our researchers bavuga ati clearly Allah ntago azi ibintu ari kuvuga. He doesn't know the context, he doesn't know the history, he doesn't know all that. So ibyo ngibyo ubyumva gute nk'umuntu nka Naam, kuri njyewe uko mbyumva ukuvuga ngo umuntu Muhammad uwo mufata uko atari cyo namaze kugisobanukirwa, kubera ko akenshi ugaragara umugereranya nka Jesus, kubera ko God forbid, we can never. nka Jesus uvuga ati wenda story behind, God forbid, story yamubayeho ibintu. Ariko ntabwo numvise ikibazo warumbayije neza. Okay, ikibazo nakubajije ni ikijyanye ni okay, so ndabisubiramo. Kiki wa munsi biriremo ibintu nandi kuvuga kuko nanga kwisubiramo, because sometimes mba ndimo ndakora kind of laying the foundation bikantwara igihe. So Kiki, niba hari wamfashije wa muvandimwe. Ariko Kiki wenda ashaka kuba yagiye kuryamisha umwana, reka nifashe. Ariko icyo nandi kuvuga nk'ubu iyo uri kuvuga yuko Quran iri like Allah inspiration yatanze, sibyo, ari haq, ari sah, turareba tugasanga historically ibintu Allah avuga like mu mateka a contradicting nk'ibintu nyine biri historically accurate. Wenda tuvuge nk'urupfu rwa Yesu ni ikintu kiri historically documented, and tuvuge nk'icyo ngicyo specifically, ariko Allah akavuga ati nyine ntabwo yapfuye, ntibanamubambye, Allah akabihakana, ariko yirengagiza the eyewitnesses, ababirebaga. Mama we yari ari munsi y'umusaraba, baraganiraga, yumvaga ko ari umwana uri kuvuga, yarabonaga ko all those things. So abigishwa biwe nabo bari bahari, wenda nk'icyo kimwe gusa. What do you think about it? Naam, ikibazo cyawe ndacyumvishe neza, gusa aho nahera kugira nsobanure icyo kintu, ndaguhera ku kijyanye n'uko nk'umuntu nkanjye unyumve neza, nk'umuntu nkanjye ureba abakristo Bible yabo, nkajya ndeba Bible ukuntu iteye, mbona ko harimo ibintu byinshi bitari ukuri. Urugero, urabona nka Mose abakristo baravuga ko afite ibitabo 5, kandi muri ibyo bitabo 5 hakarimo na story za nyuma ya Mose. Ese Mose ni gute wasobanura ko Mose yanditse ibintu akanihanura yarapfuye, akihanura n'urupfu rwe byose akagenda byandika? Just ibyo ni ikingaragariza ko nkanjye nk'umusilamu ibyo bintu byose ntabwo ari ibyanditswe by'ukuri koko, ahubwo ni abantu bafashe story behind barandika barabibitirira.
Okay, rero aho ntabwo ngaho wenda byangora harimo kumva aho ko ngaho harimo Yesu story. hari ibyo bamwandikiye bitari ibye. Okay, aho ngaho first of all, that is the stupidest thing I have ever heard. And ikintu ugomba kumenya, okay, ninde uzungura Mose muri icyo wakita heredity, mbese ihererekana bubasha, ninde uzungura Mose? Because niba udashobora gutekereza ikintu kiri basic nk'icyo, ninde wicara mu ngoma, ninde wicara mu butware nyuma ya Mose, ninde? Because ntabikunyuriramo, ariko niba Eh, udashobora no kuba watekereza aho ngaho byibuze ibintu biri basic nk'ibyo, rero kujya kugusobanurira byinshi kandi wari uzi ko uvuze ikintu kirenze that again, ndumva there is no necessity. So umuntu ashobora guhabwa ubutumwa as they can record oracles, and akenshi umuntu umuzungura cyangwa se amuhererekana abo basha, if we say like for example nka Mose tuzi ko uh, Yesu mwene none amukurikira, as in he can write about his ends. So rero ntabwo ibyo ngibyo biba bikuyeho yuko uh, the prescriptions, ibyanditswe bihari biherezwa agaciro, bigaherezwa Mose nk'umuntu wabikusanyije cyangwa se Imana yahaye these stories. Sibyo, ntabwo ibyo ngibyo biba bicontradicting, and niba yashobora kuba yashyiraho umukono ku kintu kijyanye n'urupfu rwiwe, that is not a matter of contradiction, ahubwo ni matter yo kuzuzanya. Ariko ibintu nk'ibyo biri basic, ahubwo ndikibaza if that's what you can bring hano. Ariko wenda tubigarukeho. Hari ikintu wari uvuze ngo Bibiliya ngo igaragaza ibintu as in nyine ngo bitaba ari ukuri, nkibaza ahubwo wowe wabivuga gutyo ushingiye kuki, kandi wenda udafite icyo ubigereranya nacyo. Wenda tuvuge iyo Tawurati, niba wakabaye uyifite ukareba stories zimwe na zimwe ukavuga ati okay, njye zifite ziri muri Korani zimeze gutya, ntabwo zisa nk'iziri muri Bibiliya, ariko you have nothing to base on, ariko still ukavuga ati you know what, bishobora kuba atari ukuri, ugendera kuki. nama icyo ngenderaho ni ukuvuga ngo mu mboni ni ukuvuga ngo isilamu ni idini itaguhisha, itavuga ati yenda ibintu tugaragaze tubeshye twiyambike isura runaka. Kuvuga ngo nimba ikintu atari icya Muhamadi turemeza ko atari iki. Si ukuvuga ngo umukristo ntabwo ari umunyakuri mu bintu bye, si umunyakuri pe, ntabwo ashobora kukwerurira ngo akubwire uti ibi bintu ntabwo byavuzwe n'Imana. Niba wicara ukambwira uti letre za Paulo yendikiye letre, then uri gushaka kumbwira ko ari word of God, urumva wowe uri umubeshyi. Ntabwo nshobora kukwizera kereka ibyo Korani koko yamamirije mu idini y'abantu b'abanyakuri. Vuba n'ibintu atari ibya Muhamadi ntabwo ari ibyo. Reka tugereranye icyo kintu uvuze gusa, icyo ngicyo sibyo. Inzandiko za Paulo uvuze, uyu Paulo ni muntu ki? Uyu Paulo iyerekwa rya mbere yagiranye ahura na Kristo, yari ari mu rugendo ajya Emawusi, if I'm not mistaken, niba atari Damasiko, ariko ni Emawusi, right? Damasiko. So then abonekerwa n'uyu Yesu, kandi ntiyari wenyine, as dufite accounts z'abantu bari bari kumwe, so those are counted as eyewitnesses. So iyi conversion yiwe cyangwa se ihinduka ryiwe, abantu bamutangira ubuhamya bavuga ati twabonye umucyo, twumvishe bino byose, and dufite abimpumyi, ariko aragenda ajya kuremba, ajya kurwara, kugeza hanyuma tukagira undi mu eyewitness wabwiwe na marayika amwe ati genda ujye kumusengera akire. Uwo nawe n'undi mu eyewitness. So ufite uyu muntu, first of all, kariyeri yiwe ya mbere yari iyo gutoteza ubwoko bw'abana b'Imana ba Kristo, abica, right? So then tubonye yuko uyu muntu it's like yarahindutse ava mu bubi bwiwe, ahubwo ubuzima bwe bwa nyuma nuko ahubwo we uwahigaga noneho nawe yarahizwe bigerwa naho yishwe, sibyo? And uyu nguyu tumufata nawe nk'umu prophet nawe, because yahawe ihishurirwa
over a period of time nyine yakoze iyi ministry. And uyu nguyu turebe iyi conversion yiwe iri surrounded n'abantu eyewitnesses, kandi ushobora kubona ko yari umuntu mubi arahindutse totally, ava mu byo kwica ahubwo ajya araba persecuted, arafungwa amagereza, nta gereza ya buri continent atafungiwemo. So uwo ni Paulo, ariko Muhammad uri kuvuga ushaka kwizera ibyanditswe byiwe uyu mugabo yagiye kuhabwa iyerekwa ari wenyine mu buvumo, nta muntu n'umwe bari kumwe, aza claiming yuko yahuye n'ikiremwa runaka cyamubwiye bino bintu, nta muntu n'umwe wabyumvishe, nta muntu n'umwe wakibonye. Wahi zose yakiriye, iyerekwa ryose yahawe, revelation yose yagizwe, niwe wenyine wumvaga Imana ivuga. Niyo mpamvu akenshi nka biriya video twarebye, buri kintu cyose it's like God was confirming ibintu byose bijyanye no mu kwifuza kwiwe cyangwa se n'amarari yiwe. Niba yifuje w'umwana wiwe, umugore w'umwana wiwe, Allah arahita amukubita iyerekwa uti mwinjire nta kibazo ubona wawe. Niba hanyuma Allah niba yavuze ati abandi bayisilamu bagira abagore bane, warambwira ati wowe you are an exception, wemerewe benshi. So uri kumbwira ati ibintu byose it was ibintu byiwe byabaga biri muri seclusion, yagiye kwihisha mu buvumo ahantu hatigeze haba umutangabuhamya n'umwe, hanyuma ukaba wafata Paulo nk'uyu akaba ari uri kubagereranya. Make sense? Are you understanding ikintu uri kuvuga? Wowe ndacyumva, gusa nawe mu makosa wakoze wafashe Paulo unyuranya n'ibyo yivugiye. We yivugiye ko ibyo yavuze yabivuze nk'umuntu. Byinshi yabivuze ati inyandiko nta kibazo. Inyandiko nanjye nguhe inyandiko nkwereke ko nta kintu. Abakorinto babiri uwa mbere n'uwuhe n'uwa kabiri n'uhe abo bakorinto babiri. Uri kuvuga abakorinto ba kabiri? Ahubwo reka ngiye nkwereke inyandiko igaragaza, actually I think it has to be in Galatians, avuga ko ntacyo yavuze we ku giti kiwe akihaye. So buri byo yose yakiraga yabyendaga bikuye ku mwami Kristo. Musa nuhambonero icyo cyanditswe tukimbwira, arahari ari muri chat. Uhita uyimbwira mamwereke ko buri icyo yendaga gikuye ku Mana, like yavuze ati abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere, reka tuze tureba hari kutujyana igice cya kangahe bwana Niyonsenga? Karindwi. 12 haranditse ngo ariko abandi bo ni njye ubabwira, si umwami wacu. Mwene data, niba ufite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda. So okay, by the way, Niyonsenga reba ubujiji. Okay, Imana mbaware. So iyi ngiyi mbwira, what's the context of this? Wenda reka ndeke guscreaminga context, ariko nk'ubu ugiye gusoma hagati y'igitabo ugasoma ikintu nk'iki ngo ariko abandi bo ni njye ubabwira, si umwami wacu. Ni ikihe kintu utakiza mu mutwe wawe? Jya mu bakorinto ba kabiri. Weba buretse kunjyana ahandi, specifically hano uri kuvuga yuko nyine ari we uri kubabwira, atari umwami uri kubabwira. Ni ukuvuga ari gutandukanya amagambo yiwe n'amagambo Imana yamubwira. Uvuga ati ari acknowledging yuko wenda ikihe gisanzwe aba ari kubabwira iby'umwuka ari Imana imushoreye iri kumubwira, ariko hano on a specific tone akamubwira ati noneho ibi ngibi ni njyewe uri kubibabwira, ntabwo ari umwami. Iki ngiki nicyo uri kuvuga cyaba taking against uyu Paulo. Aho nguye contract, ariko rero noneho abakorinto ba kabiri 11:17 uguye contract rwose. So ahandi uri kuvuga abakorinto ba kabiri, turebe ahandi uri kuvuga abakorinto ba kabiri ibice bingahe? 17. Sorry, 11. 17. Okay, so turebe ahandi uri kuvuga. Musa umurongo nakubwiye kumfasha kureba wawumvise, aho Yesu avuga Paulo avuga yuko ntacyo avuga atagihawe na Kristo. Bese ubutumwa bwiwe yabukuye kuri Kristo direct. Niba nakiki cyangwa undi muntu uri hano aba ndebeye icyo cyanditswe, niba mugihari. Wavuze 11:17, right?
So ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu again. So okay, ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Nk'ubwirizwa n'ubupfu, niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. Again hano same thing, asanzwe avuga abwirijwe n'umwami so wacu. Okay, first of all, mbere ko nsobanura nawe nta kibazo, mbwira urabyumva gute ahangaha the context. Okay, ntananjyanye muri context wenda ntabwo uyizi, ariko mbwira what do you make of this verse? ndavuga ngo ikigaragara ni uko Pawulo ntago okay, kereka wenda ubanza ukambwira unyeretse iyo vasi yawe uri kuvuga ngo ibyo ntacyo avuga atajyana na Kristo, kandi bigaragara nyine ko ari byo yivugiye. Igice cya mbere 12. Yeah, nabyumva rwose ko ari mu Bagalatiya. Abagalatiya ibice bingahe? Igice cya mbere umurongo wa 12 wa 11 kugeza none Thank you very much. So reba Pawulo ahamya ko ubutumwa yahawe atari ubw'abantu. Handitse ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu, kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Do you see these things? Cyangwa wenda mu byo muri dawa script ntabwo yibaye kwigishije, cyangwa you were not aware of this? So Paulo, you mean umuntu uvuga uti njyewe ntabwo mvuga ibyanjye ku giti cyanjye, ahubwo n'ubutumwa nahawe ntabwo mbukura ku bw'umuntu, ntabwo nicaye ngo mbukure ku ndi muntu. He says specifically ko abukura kuri Kristo. What do you mean? So hari ahantu ahambere wakubise kontrata n'aha kabiri ari gukora distinction, akavuga ati first of all, ibi ngibi ngiye kuvuga now, aya magambo noneho muyafate nk'aho ari njyewe uvuga, atari umwami wacu uvuga. He's laying the foundation, avuga ati other times zose rwose mbabwiye nyobowe na mwuka wera, Imana iba yabimpaye kubivuga muri buno buryo. Now uyu nguyu ni njyewe uvuga. That is not going to help your case. Urikumva? Ariko wowe urashaka by the way, abanga uyu nguyu byo nyine tugiye mu Bakolosayi to make it very, wenda nindi ku expecting ako ushaka kubuzi historical claims, wenda avuga ati se uyu nguyu yabanye n'abigishwa n'ibintu nk'ibyo. You see yuko they acknowledge abigishwa bari i Yerusalemu, Petero, Yohana, bose baramwacknowledginze buno butumwa bwiwe. So ariko umbwire ukuntu sibyo uri gufata Muhammad udafite any witness n'ibintu yigisha, nta muntu n'umwe ushobora kubikorera nyine proofing, avuga ati izino nyigisho zijyanye n'ibi ngibi, izi doctrine turazumva, ibidasanzwe ibintu dusobanurira, because that's what we see. Paulo ajya kwitaba Yerusalemu, ajya kureba John and Peter and James, ajya kubareba sibyo, Peter and James specifically sibyo, yagiye arabasobanurira avuga ati nibi uzabibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. So ariko Muhammad he doesn't like, nta allegiance afite ku bantu runaka, nta body runaka abwira bino bintu. He is solely yakira nyine mu buryo bwo yakiramo rino yerekwa zino nyigisho ziwe abwira umma y'Abayisilamu. Everything comes instantly igihe yahuye na crise runaka. Niba ashaka kuryamana n'agakobwa, niba abantu zo bamubwiye ati ngo bimeze gusha ivi na ivi, Allah atamukubita iyerekwa, kandi buri yerekwa ryose you can double proof it, nta na rimwe Allah amuhakanira. Niba yifuje umukobwa runaka, everything is about lust. Urikumva? So wongere umbwire ukuntu uri kuvuga uti harya ngo ntabwo uri bujye kwizera ngo amagambo ya Paulo, right? Ngo uragiye kwizera amagambo ya Muhammad waje imyaka 1000 ngahe sikumbuki, ari mu buvumo. He has no eyewitness, nta n'uwo kubara inkuru z'ibi bintu ko byabaye. In fact ahubwo ahantu nzi iyo ajyaga kwakira wahi
he would foam to the mouth, naho twanahakunyuza muri hadith y'ukuntu yakiraga wahi. It is something, it looks like demonic. Nyonseng, what is your case here? Urashaka kumva ibintu Muhammad avuga nta mutangabuhamya uhari, nta n'uwabonye ibi bintu biri kumubaho cyangwa se anabyumva, ushaka kugeranya bino bintu like that? That's a whole kind of delusion, if you ask me. Nyonseng, let's keep talking. Don't sleep. Naam. So ni ukuvuga ngo ni uko imirongo myinshi ntayo mbonye, ariko ntayihari. hari ahenshi ariko mbere yuko ujya mu mirongo naguhaye idea. Does that beat the idea nkuhaye yuko ushaka kumva ibyo umuntu wavuze adafite abatangabuhamya over umuntu wari ufite a whole entire body y'abantu, like uvuze ecclesiastical body, like abantu b'abashumba biki, like abantu bamutangira ubuhamya, aba eyewitnesses bamubona bamuzi. In fact, kuri wa muntu nakubwiye uriya wagiye kumusengera, uri kumva marayika yamuhaye ubutumwa ngo atagenda ugende umusengere arakira arahumuka. Uzi ukuntu uwo muntu abanza kubwira umumarayika, yabanje aramubwira ati ngo uwo nguwo ndamutinya kubera yuko yica iki abizera, yica abakristo. Do you understand yuko yari icyamamare, ari ikirangirira azi yuko ewana uyu muntu yica abakristo, abantu bose bemera Yesu arabarangiza. So uri gushaka kumbwira uyu muntu everyone knows historically, bazi iby'ibigwi bye bitari byiza, and babonye ihinduka ryiwe kugeza ubwo nawe yicwa. Uri kumbwira like, sinzi niba uri uwumva wumvisha, ariko the idea uri gutanga it doesn't match, doesn't follow. Iyo ngiyo ni abantu yerekera abantu nka my boy uri hano, wowe iyo ngiyo nk'umuntu nkawe usobanutse ntawe ukwiye kuyizana. My boy waramutse cyangwa wasindiriye? arya bwakeye Bwakeye no. uraho wiriwe? Yego. Akram, ariko ngo uri kuntangaho urugero njye nakugize Karame niyo nsenga. Akram, urasobanura ibintu byumvikana, but hari nk'ibibazo umuntu aba afite bindi ku ruhande, ngira ngo wenda nabyo nabikubazaho ukagireba niba wagerageza ukansobanurira. Urakoze kubyo uvuze ko ndi kugerageza kuvuga. By the way, no kugerageza ntabwo ndi kuvuga ati ntabwo ndi umuhanga, ntabwo ndi umumenyi cyane, n'iki nenda dukeya twonze wenda nkaba nabasha nyine gake kuducommunicating. Ariko reka nkubwire, sibyo niyo nsenga, bino bintu byose nkora ntabwo ari ukuvuga ati ngo ni urundi rwango cyangwa n'iki kindi mba mbikorera, ahubwo nkunda nko kubona nkawe untaginga. By the way, video zawe ntabwo nzireba cause I don't like, ndakuzi uwo uriwe. So ni ukuvuga ngo ibyo nkora ntabwo aba ari urundi rwango. Actually wowe ukuntu wagakwiye kumbona, ugomba kumbona nk'uwahoze ndi umuyisilamu mugenzi wawe. Sinzi niba Eddie umuzi. Buriya Eddie niyo Eddie buriya ahantu kwezi uriya he was my best friend, ni umuyisilamu. Ikiganiro cyanyu naracyumvise. So buriya Eddie ntabwo ari mu bantu bashobora kuntera amabuye. Yaraje hari mu marangi, yari ahari because he knows me, azi ko nari umuyisilamu, azi ko twajyanaga gusari, azi ko twari serious muri ibada, azi ukuntu ibintu nk'ibyo byose. So he can't iri kumva kuvuga uti nta kintu na kimwe yavuga ati Akram this or that. Ariko icyo ndi kuvuga ni iki, we andeba muri angle ivuga ati okay, this guy used to be my best friend, ariko ibintu yizera I am following up, tukaganira ideally nyine tukaganira tugatanga ibitekerezo, ariko you don't find him ari gusa nk'uyu. Keretse wenda wabyitegereje, biterwa n'uko nzi Eddie nyine kugira mbe nabasha kulayinga iyo foundation. Ariko icyo ndi kuvuga nkawe wagakwiye kundebera muri angle ivuga ati yahoze ari umusilamu, so
maybe hari ikintu gituma atakiri umuyisilamu, let me try to hear something that makes sense. Ariko buri kuntu byose ibintu byose wajya uzana hano ushaka guthrowinga at any Christian of it, I want a gotcha moment, ngiye kubafata. Bino bintu it doesn't make sense. Ariko anything mvuga ngiye kugezwa, ahubwo ngiye kujyana no muri za ribu n'iki, kandi mvuga ibintu bya Islam byanditse, ahubwo usanga nk'abayisilamu nkamwe mutabasha kubidefanda kuko nta bumenyi mubifitiye, and zino sources zose dukoresha ni iz'abayisilamu. Arikumva, so nanjye niyo mpamvu kenshi iyo ntangiye gukora akabazo ndetse niki kikubwira ko Islam ari idini y'ukuri, numbwira ati ngo Allah yavuze ati ngo huwa al-dinul haq, nakubwira ati icyo ni igifabrikano. Nanjye ubwanjye nshobora kwandika igitabo nkacyandika nkavugamo iryo jambo, would you believe it? No, probably not. Kubera yuko, by the way, I have no source of credibility, arikumva, and probably I'm making stuff up nkazibeshyira ko ari Imana, and ibintu byose wowe uvuga yuko they are authentic, our researchers they sit down bagasanga bino bintu they are in Syriac documents, ugasanga bimwe biri muri Talmud, ugasanga bimwe biri he, but Allah, is he retarded? That's the question abantu bibaza. Allah ari serious kwanza mbere na mbere? Like, how do we see ibintu abantu bamwe bavuga ko ari udustori bigishaga abana b'abayahudi ni gute tubona ko ari inspiration ya Allah? Ni gute abantu bari historical figures wenda nka Dhul-Qarnayn nabo muvuga uri Alexander the Great mwita ngo yuko ngo yari umwemeramana, in history he was nta muntu w'umupagani kurusha Alexander the Great wabayeho. So abantu bavuga ati then Allah confuses things, ibintu bigaragara, he confused them. Amateka nanjye niyo mpamvu avuga ati nivuga ati wa maqataluhu wa masalabuhu, ntiyabambwe ntiyanapfuye, ahubwo ngo byahinduye kugira ngo ase nkaho byagenze gutyo. It's a fiction. So Allah is deceiving, huwa al-khayrul makirin nkuko bivuga, and nta kintu kigaragaza yuko uyu Kristo, uyu Yesu muri kuvuga Masih, kigendanye nuko yihishe, kigendanye n'ubumesiya bwiwe. Because mu mesiya dufite, turebe nk'urugero, Imana ishimwe ko wenda murimo murafollowinga bino bintu, turebe noza mu Bibiliya, it's very like, reba hano muri Yesaya, hano hantu trust me, njye mpageze mbere it was crazy, sibyo? Reba 52:13, ureba uno murongo, bahanura urupfu rw'umugaragu w'iteka, dore ngo dore umugaragu wanjye, umurongo wa 13, dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane. So you see this going on a further chapter, reba ibintu by'uyu muntu ikimugira Mesiya, sibyo? Niyo nsenga urebe bino bintu, urebe ino mirongo ya Bibiliya, how it explains ikintu like abano, iyo tuvuga ubuhanuzi, by the way tugomba kwita tumenya uyu muhanuzi ninde. Uyu ni Yesaya, kandi ni a major prophet, ni umuhanuzi w'ikirenga muri Bibiliya dufite. So reba nk'amagambo yakoreshaga a depicting cyangwa se a foreshadowing, agaragaza ikizaba kuri uyu muntu, like uwo nguwo uzashyirwa hejuru nk'uko bibonye. Reba ibintu byose avuga ku buzima kuri uyu muntu, like aravuga ati ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekerereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacometwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Umurongo wa 5, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Umurongo wa 6, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. So urikumva hari a kind of figure izaza in the future, Imana izafata gukiranirwa kw'abantu bose ibashyireho uwo muntu. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Again, bino bintu
ushaka kureba nk'ubuzima Yesu bamujyana kwa Pilato bagiye kugeza n'ubwo uyu wari ugiye wari umufite in charge nka under Romans avuga ati ngo nta nubwo wiregura ngo nkubabarire, araceceka pe, aravuga ati wowe. So umurongo wa 8, guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima? Akaba yarabakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Do you see? Arakubitwa ibicumuro by'ubwoko bwe. Reba ngo bategetse, noneho reba iyi verse iranshokinga kenshi cyane. Iyo murongo wa 9 ngo bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. Wait a second. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. This picture itukwereka yuko Yesu nk'uko tubizi ajya ku musaraba, he was not alone. Yari ari hagati y'abanyabyaha babiri. Two thieves. Yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Reka nkwereke. This, uyu murongo wa 9, reba ino emphasis ya kabiri. Ngo uri kumva yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Njyewe ingi inyereka uriya mujura wemeye Kristo. Nubwo atagiraga urugomo, nta rugomo yari afitiye nk'undi wari kuvuga ati ngo kuri Imana ikize natwe dukize. No, nta rugomo yari afite muri we. This is a foreshadow. Ibi nibyo tuvuga bro. Iyerekwa. Komeza izo vasi hasi gatoya turebe. Nizere ko utari kuzamura gutyo amagambo yawe yo kuvuga, utari no kubanza processing what I'm saying. Ariko don't worry, this is not only for you. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka azashaka bizasohozwa neza no kuboko kwe. Do you see yuko it's consistent? Yuko hari ugiye gukuraho ibyaha kandi he's a person, ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. This foreshadows uzazaga consuming the entire sins. Consistent to this verse year 6. Reba verse 6. Reba verse 6. Twese twayobye nk'intama z'imwe, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Exactly, this is what you see. Yesu no mu magambo ye yanyuma avuga ati it is finished. What is finished? And ibintu biri very prophetic bigaragaza na ministry ya Yesu Kristo. Okay, I don't want to take you through a lot because n'ubundi ibingibi byose ntabyo wari unazi. Ariko uri kubona ikintu nza mu marange nkababaza ati se niki kimugira Messiah? What is the messiahship? Because even the major prophets dufite muri Bibiliya, they prophesy uzashenjagurwa kubw'ibyaha by'abantu. So rero Allah kumexcuse amujyanye ku musaraba akatamukuraho akavuga ati ngo naramuzamuye, then he did not fulfill the prophecy of messiahship. Messiahship muri Islam does not exist then. Why call him Masih? My boy, urimo urabona iki mu bintu turi gukora my boy? Ibintu turi kuganira kubibonamo iki my boy? Njye nakubujije kwineneka kuri Isilamu. Isilamu se n'umwineneko. Uwineneka mu biki? My boy, nk'ubu nkawe amagambo uzuvuga koko uzuseka hano mu bantu bari bo barakwigisha ibintu by'Imana. Nta soni bufite. Ariko ibintu by'Imana akiramu. Wajya ugenda gake ko hari igihe wowe uri gushyiramo na montage. Montage se hano hari montage, hari backflips, okay, hari iby'inyuma wabonye, hari nka za montage z'abahinde zihari. No, turi kuvuga ibyanditswe. And reka nkubwire byenyine icyo kibazo nkubaje mvuga ati Islam ivuga yuko Yesu ari Mesiya.
ariko nkayababaza mesiya ni iki kimugira mesiya, koze ibyanditswe by'abakristo n'igihe mbere Yesu uyu nguyu atari yakaba in flesh mu mubiri, byahanuwe kera yuko uyu mesiya azanyura mu ishenjagurwa, and impamvu yo gushenjagurwa it's very clear. Ibyaha Imana izabimushyiraho byose, atwara uyu mujinya w'ibyaha byose. Like reka nkwereke ahantu, reba umurongo nkunda, reba Abefeso 2:14 uko nahavuga. Again, iyo muvuga yuko ngo ikiri ku musaraba kivumwe all that, yes, niko Bibiliya bivuga. Reba no murongo ngo uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Actually in English it makes sense more than this. Gambwire ubu butumwa bwiza tubabwira, kankwereke Yesu kujya ku musaraba ntabwo ari ikintu like nyine wavuga ngo ni ikintu kiri myth cyangwa ikintu kidafatika, ikintu nyine kidafite sense na purpose y'ikintu ari gukora, because Islam aho ibarimita ni aho kutumva ikimujyanye ku musaraba ni iki exactly. Mbere yuko Allah avuga uti ngo hoya burya uriya ntabwo ari we wari uri ku musaraba, ngo ahubwo naramuhinduye. That shows a God who is stupid, by the way, because first of all ntabwo yumva impamvu okay, muri bano bahanuzi yohereje wenda mbere, kuki hatanze buno buhanuzi niba koko ari iyo Mana y'aba bahanuzi? Do you see? Niyo mpamvu Umuyisilamu you cannot question him ku kintu kijyanye n'iki na continuity ihishurirwa ry'Imana uko yagiye ritanga mu bahanuzi bayo, because Umuyisilamu these scriptures ntazafite, Yesaya ntawe muzi. So no kuvuga ngo ibintu byose you can say or proclaim about uyu Yesu muvuga ati ngo ntiyagiye ku musaraba, I would always question you. Live yanjye ndabona igiye kurangira, ndabona batangiye komereza za boro zabo zidashinga. Alright guys, mfite iminota 5 kuba ndangije iyi live ariko mumenye yuko bro Yesu arabakunda. Nyansenga my boy, umva bino bintu ntabwo tubikora just bwirere ngo tuze dutongane namwe, like njyewe ndi tayari yo kujya muri noza muri rib na hehe no muri gereza for only these things, ubu butumwa mvuga, and njyewe rwose I have no problem with that. Ariko mva ako mumenye yuko Yesu abakunda, I will just go to jail kugira mbabwire bino bintu byose, and nirwo rukundo ngiye mbakunda guys. Ntabashije kuba nababwira ko Yesu abakunda ku rugero rwo kubapfira nk'uko nanjye yampfiriye, naba ndi indyari. Hari undi mupasiteri ugeze wumva afunga? Ese Akram, wadusobanurira ese ibyaha Yesu yadupfiriye ni ibihe? That's a good question. Finally mbajije ikibazo cyiza. Hano kureba kuri Abefeso 14, reba ukuntu hatangiye havuga what a coincidence. Ndi coincidence cyangwa nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. So njyewe igisubizo nkibonera yuko twebwe twari kure, ahubwo amaraso Yesu Kristo ariyo yatwegereje hafi, because umenye yuko bano bantu b'Abisirayeli n'abandi bose bafite claiming aya mategeko n'iki kuko ari bo bayahawe, bo nabo ubwabo they did not keep it, ariko ibyaha byariyongeraga bikaba byinshi. So Yesu rero kuba yarafashe yaremeye agafata this kunywa kuri kino gikombe gishaririye wa mugani, like what did he do? Yarasacrificing himself kugira ngo twebwe bari kure imbere y'ubwiza bw'Imana atwegereze hafi. Noneho ntaba ari kuvuga ati ngo rino tegeko you keep it or I keep it, ahubwo kwizera muri we kuduheshe gukiranuka. Uwo ni we mahoro
yacu kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. So ubona runo rusika abakristo babisobanura as in death, like a spiritual death, urupfu nyine rw'umwuka, like dutandukanyijwe n'Imana. Ibi ngibi like muri theology muri akida ya fitra, it's totally different. Mwebwe ntabwo abayisilamu ntabwo mwemera icyaha nyoko muntu. So ni ukuvuga reka nkwereke n'ahandi in Romans. Ariko Akram, uko unsobanuriye umbwiye ko ntabwo yadupfiriye ibyaha ahubwo yatwegereje Imana. Niba uri urumva Imana igufasha wumve. Like ikibazo uri kumbaza, I can explain it even days and days. Ariko ikintu ugomba kumenya, ikintu Imana yatwunze, Yesu yatwunzeho, nuko njye nawe tutakikiza. N'itegeko ubwaryo ntabwo ridukiza, ntabwo hari aho twasomye kare tubona yuko ukoze rino tegeko ntarikore aryujuje mbese 100%, niyo wakica rimwe uba ucumuye ku itegeko ryose. So again n'itegeko ubwaryo twavuga ati nk'umuyisilamu nkawe wagenderaho, Imana igiye kugucira urubanza ugasanga waracumiye rimwe cyose uba wagicumuye. Like you can't be justified according to the law. Reba hano, iyi ngiyi niyo nashakaga. Reba kano ino subsection, Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Ndagira nkwereke the distinction iri hagati ya fitra noneho n'icyaha cy'inyoko muntu twebwe nk'abakristo twizera. Actually iyi ngiyi igenda way back, ubwo ubona inuza Adamu na Eva bacumuye mu ngobyi ya Eden, like what happened immediately. So reba ngiye kuhanyuramo vuba kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe. Uyu muntu ugomba kumenya ko ari Adamu. Urupfu rukazanwa n'ibyaha. Umenye yuko Imana yavuze ati ngo nimurya kuri iki giti cy'ubwenge n'iki muzagira ute no gupfa muzapfa. Ariko literally they did not die. That hints yuko they died spiritually. So n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Do you see impamvu abantu bapfa urupfu rubageraho nuko bakoze ibyaha? Amategeko aratangwa, amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Are you picking that up? Umurongo wa 14, icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze icyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Do you understand now? Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka. Do you understand? Iherezo ry'icyo cyaha yari ryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe ku bw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe ari nako ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. This is a whole Bible study wakora, breaking down these things
kugira ubyumve ukuntu twebwe icyaha wa mugani nk'uko twakoraga iriya parallel yuko icyaha kiduhesha amahoro cyari kuri we ariko mba iyo mushorera w'amategeko n'iki ntabwo nyine like no ku gihe na mbere y'uko rino tegeko ritangwa ari amategeko uriya mushorera utangwa abantu bakoraga icyaha ariko how were they being treated and then none bakakwereka umwuzuro wa Yesu Kristo igihe yaziye now how are we responsible for those things so fitra what does it say then ariko nje ndakwereka yuko kuba umukristo now everything makes sense like nyine there is nta buryo nyine ushobora kubi moving way forward uvuga ati okay so okay I don't want to break Akram, this thing. ikibazo cyane ese Kristo ndi kumwumva ese antikristo we ni umuntu ni iki kandi ko bavuga ko muri Yohana niba ari kangahe rimwe hafi aho avuga ko nta na kimwe kitaremwe nawe ese antikristo niba ari umuntu cyangwa iki ijoro ryiza Imana iragukunda brother nyemerera mfungire hano and Imana ndagukunda just ibyo navuze just speak up from ibyo navuze I don't have an answer to that and this is time yo kujya kuryama wakoze kuza bwana Niyonsenga ibyavuzwe byari byinshi pick up ibyo basha kurya no kunywa it will help you ngo ajya kumenya antikristo utaramenya na Kristo rega kambashyiremo ese ko mutabimusubije mukaza kumubaza ko musubize niba ufite igisubizo aya aho ntabwo ari sawa twiyumvire ka worship song mbere ko tugiye kuryama Mukiza wanje Yesu Jenda kwihaye yuzuye Dore ntacama gutuza Ataru kwibanira nawe Izugomo wisi Nurije kubi Nenge byawe Je mu bihe byo gusenga Je mu bihe byo gusenga Umutima uragushaka